yewe muntu asike ese ni wowe oroshya ahubwo se wamenyera za zindi twazinyoye inzozi z'umurohose wa muntu we ubanza abateruzi binaniwe niba ziriya nzuzi ntacyo zabyaye rero andara nkujyane kwa rugaye rwabuze wo kwijwi dushyitse amavi maze dukome yombi tumwinginge ntarabura kuduhaka kandi amatungo ntitwayabonera umwanya aduhaka amarwa abasikini bamubane yanga dutumeho abacu ndabizi inzoga zamumenanye ibibindi n'insoro zabuze kibuguzo uvuze rugaye rwabuze numva ndababwe ugireyo imiziro se nenya amazi kubi misopo nywa mpumirisha humura hari abasare b'abanyamwuga kandi ndakuzi niyo wazirohamo waba usakiwe kino tugende noneho izuba rirajya kurasa tugeze mu rwankeri rw'imisiyoni kandi uririnde gukebaguzwa Yesu yabarokoye imisemburo kera mbese wiyumanganye use nabo mbega uruhanga ruburuhehemure nkuko abinsezeraniye imiramiza hane busasa Yesu ikinyobwa n'amazi rwose naho amasaka akamaro n'imitsima n'ibikoma icyakora umutuzo hafite uhura abantu nkatwe kuko ubu no kwirirwa muri za rutuku n'inkamure nabe n'umukamira wenda waramira umuntu ureke abantu numva batunzwe n'imishyuhira umwikamire w'umukamira rero ukizihira bose kandi ingeri zose mbese umunezaneza ntugomba imyaka icyaha no gusindira wo mutasangire ubwo sibyo ni ibiki nta musemburo ubarizwa ino n'ikimenyimenyi bahora bifurebye udutaramo twabo ni Bibiliya utubyino tukaba amakorasi ndetse n'imigani ikaba ibyumba by'amasengesho tunyaruke ndumva utahaba nibyo rwose niba ari unafite gahunda yo kuhantinza ntacyo nkumariye kuva na kera narahumvaga ko nta rugwiro rw'abasesenguzi ruhaba twigendere wenda imbere ho hari amafu ahubwo tuhageze urase n'ingamiya mu butayu uruzuza ibyo bigega ubutayu bw'abahimbawe na Yera hane wabo utumye nifuza kugutuka ngo urakanywa amazi inzoka yanjye yizihirwa na kimwe rukumbi kandi imyerera si cyo cyicyo icyanjye n'icyomuramuhogo kikawukenkemurana amakenga ndetse n'ubwonko kikahacyama kidoga ubundi kikansusurutsa umutima uziga kuvuga kerera nawe tukiri mu borozo utaza kubura icyo uvuga tugeze mu batunzi yewe ho nuko ntageze rutemikirere ngo mpagukize nuhagera inyota irakubaga wumva erega nuko nkubaha ubundi aya mayira yose ntitwakayanyuze njye n'abatagira inzino urabizi ntitujya imbizi aho rero ndi kwigura ngo ndebe ko wangeza hakurya iyo cyogwe neza nkujyane buzigo rero uramenye ntusoze utugere aho twagenda yuvuze irinde magatima kare kozi zizi wanyuzaga warunyobewe cyangwa shawa ngenzaga ngo urore niba nahemuzwa n'icyaka uzabaze rero ngira ibyo nyotera n'ibitansa amazi icyakora nuremba umbwire gasigisi zo mu dukosi zirakunzanzamurira utwo tunyagwa ndutinya nkitwumva ubanza tutamara icyaka gusa tunamara ibyumviro we na nindaba nashoboye ndareshyaho akarimi ku bwanjye bwo hashoboye reka tuzibaharire ko ndeba susa n'urabye aha ko n'imitsi ubuyobozi bwawe se burabuzwa n'iki gusa wanjyana wasubira sinshaka kwiyanduriza inda wowe niba ushaka ugira ibyo ugira njye umbisi ubwamerwe ni gomwa tubihwanyije rero tugire twatanye icyo gikombe kiturenge twembi nitwigira hejuru y'amahoko ndabiza amaso arakwizihiza ahubwo se ziriya ndora zitwa ngo iki reba ukuntu zidendoye mama shenge zirakayangana n'impamo y'Imana ubu ndumva wandohamo pe genza make y'amahoko ntazi icyaka kandi ko yasuhukira bisaba icyangombwa gisupuriyansi yo kuzibamo imyaka itabarika niba wikwijoro ndakwigerezayo tuvunyishe nuko upimwe kutazanteza urubwa aha gisupuriyansi ifite yenzi ikenewe ubwo se n'aka kanya uranyibagiwe wenda sindanywe zisa kuriya ariko izo munitse mwiyinda zirayingayinga bwinshi ahubwo ndema agati mumbwire ko icyangombwa cy'ibanze ari ukunywa bakareba kose abarihera ijisho nturi umunyi uciye umucubaro kwije rwose kandi nibashidikanya bagushyiremo icyo gipimo uba uruhukuye mu ruho rwose aho ndumva niruhukije ndumva umutima utera n'ubwema ndi kwibagirwa isanganya ryo mu murera nari narigize bamenya none aho uranduse pe ariko nubwo rwose ngo uhaye amanota urimo uranyica urubozo rwose ubu kunshisha mwizi ngaga uranyifuriza gusoza urugendo ahubwo se bene zo ntubazi ngo tubabaze igihe baheruka gutarira kandi unyumve ndumva umutima unshika rwose umuvuno wo kuvumbiza zo mu gisi ugomba abahanga kuko usaba none ugasubizwa hirya y'ejo ndetse n'abakandagiye mu mashuri numva ngo babyita ngo jeroneri do cyangwa rero tudatinda kuvunyisha umwami w'amazi
tukabura y'epfo na ruguru, maze atumaho abasare bo kwambutsa izo nzobere mu bitoki no mu masaka. yewe none ndumva nta rugwiro bagira rero, kubizi si icyaka cyanjye ari icyorezo kandi gihora kingeze ku buce. Urumva mbishinze ntashira amakuka nkirindiriye ibisubizo. Reka nkomeze nshiremo twikomereza ubanzi zitugenza zituye bugufi. Uko zo bugufi ni nako burya ziba nyinshi niko karusho. Hari aho bagukinze kuri ya ruganda rwitwa Kivu. Buriya kiriya kigega ureba waba umuhanga wagicagasa. Amabondo yakubanira se bwo wamara iminsi 3 nk'iyo twamaze mu burera. Cece kumurere sere itansubira di. Ugize ngo ikivu? Nurize ko numva ngo ntikivogerwa. Urasubiye kunkura umutima kandi. Naho se kugicagasa ugira ngo burya wari wambona soma. Kuva twakorana wigeze ubona hari aho tugera bifite bingana kuri yasi. Aha rero ubu niho ngiye kwikubita mu kiniko nkavumbukana ikivuko, maze ubona umwambari nyawe wakekeranyaga. Aho muratwe twabihereye impamye bushobozi tucyumva. Nitwe birangiriro bajya bumva. Twabyambikiye amakamba kandi urabimenya. Nari ngize ngo utangiye guhukwa ngo tugihiganirweho. Dore ngiyi yanziriza ikinyota bera bahanuye kuva kera rero. Ahwi. Ubu noneho niyo wana no mu kwezi gutaha wahansanga. Heza umurumba rero winywera ku rugara rw'ingunguru. Niba tunyarutse wumve n'icyanga kigati tuye gukeza rugaye wenda yatugira be. Have winyurira n'inywere n'ubundi ndabona abavugizi n'imyuko rugeretse. Ntunarora ko bacuriye n'ibivure byo gogura uruyamba. Ariko se ubwo urakomeje. Bari urora n'abasare badusanganira. Naho biriya ningashya n'ubwato bije kudukiza uyu mwangaro. Rugaye rwabuze nyuvise kare nkimukoma hagati manange sinkamwima amatwi kandi akamira rubanda. Abasore bagashenya amashagaga barakanjyana ibuzi buzira icyaka kimbaga. Ahese amashagaga bushagaga ahubwo abo nabayoboke batwanga. Iyo wakurura umusuye umwe kazinuka inzara iminzara ikagenda ubwo ntiuke kubaza mu nkono. Kibabwire rero batebuke. Niba kandi bikugoye ureke ntera intambwe imwe mbasanganire mbavuna amaguru. Ubwo wowe uzaba unsangiye usange maze kuzica umuzisi. N'umutoni watonye kuri Yezu ubutoni bukageraho ubugondo bwageze ingwe yigimbye shebujamira adatinze. None ngo ubungira umusurasizoye ngo userere impugu itakuza utazi n'imigendere. Aho kwicwa n'inyota namira nkeri yimaza abasare bakandohora nk'ibyura ngaramye wabo bandamiza rutuku. Ubwo umize nkeri nabwira icyo abicana amato kwa Kanyamanza kandi ubu bari mwigesa ry'uburo n'amasaka. Numvise kandi ko zarukuba inkondo zabaye mwanama. Nyirabusege nyaso zibyiga amabimba amashoka nta cyasi nkwi ubarashishwa nsasa gatebo. Gezayo numvise yewe. Ahubwo n'ubuhoro ndabona byabivure babinteretse bene rugaye. Nubwo ndora ntasobanukiwe byimihe habitwaje bwataraye buhiri. Agahubwo umuca kandi ubundi. Ubwo nitugire baradutoza ibijyanye n'imisa y'abatubonanye. Kandi nibitubera ihurizo baratugaye inzasa y'abaturata amabondo ndabona tutayanganya nabintu. Cyo nsabira binterekemo bandyamishaho gacwawe. Nazirora isereri kankwira umubiri hose zikamira ukagera utanyitwaje maze ugatsindwa utaburanye. Ukoherwa mu bikari bagupfa gasono ukaba umuteruzi wazo ngo banze wige ingendo bagenda n'amajigwa kwire. Humura abana bina amazi bayazukuza amayoga. Niyo wakwitura ku mvuzo z'iki kigunguru bakunabuza yamvugiya. Uriyitwaza ikindi cyo kuroha amasi cyawe. Nizo waguye abadore ngaho raha.